Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mushimire Olivier, nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese muteraniye hano, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'154 ivuga ishyirwaho ry'abacamanza bayobora inkiko, kuwa kabiri tariki ya 3 Ukuboza 2024, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Madamu Mukantaganzwa Domitira na Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Bwana Hitiyaremye Alphonse. Nk'uko kandi biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo y'156 ivuga irahira ry'abacamanza n'ingingo ya 63 iteganya indahiro y'abayobozi, uyu munsi hano mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga na Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Madamu Mukantaganzwa Domitira. Arigira imbere arafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Jyewe Mukantaganzwa Domitira ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro ya Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Bwana Hitiyaremye Alphonse. Arigira imbere arafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Jyewe Hitiyaremye Alphonse ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyuma yo kurahira, twagira ngo dusabe abamaze kurahira ko bashyira umukono ku ndahiro.
murakoze. Twongere dushimire perezida w'urukiko rw'ikirenga na visi perezida w'urukiko rw'ikirenga bamaze kurahira. Murakoze. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, icyiciro kijyanye no kwakira indahiro ya perezida w'urukiko rw'ikirenga na visi perezida w'urukiko rw'ikirenga kirasojwe. Muri uyu mwanya perezida w'urukiko rw'ikirenga umaze kurahira yagira ijambo ageza ku bari hano. Nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga, umwanya ni uwanyu. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, bayobozi mwese muteraniye aha, batumirwa mwese, mbanje kubaramutsa muraho. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, ngewe na mugenzi wanjye tubashimiye byimazeyo icyizere mwatugiriye mudushinga kuyobora urukiko rw'ikirenga n'urwego rw'ubucamanza muri rusange. Turabizeza ko inshingano mwaduhaye tuzumva neza kandi ko tuzazisohoza uko bikwiye. Tuzaharanira guha Abanyarwanda n'abaturarwanda ubutabera buboneye kandi butanzwe mu gihe gikwiye, dore ko ubutabera butinze bufatwa nk'ubutatanzwe. Tuzakora uko dushoboye kugira ngo ubutabera dutanga burusheho gukomeza kugirirwa icyizere. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, urwego rw'ubucamanza kimwe n'izindi nzego z'igihugu cyacu rwakomeje kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko cyane cyane mu buryo bugaragara nyuma y'ivugururwa ryarwo mu mwaka w'2003. Hari byinshi byakozwe, ariko hari n'ibindi bigikeneye kunozwa kugira ngo imikorere yarwo igere ku rwego rwifuzwa kandi inyure abarugana. Turabizeza nyakubahwa perezida wa Repubulika gukomerezaho abo dusimbuye bari bagejeje mu bufatanye no kujya inama n'izindi nzego, tuzirikana amahitamo Abanyarwanda bakoze nk'uko mudahwema kuyatwibutsa, duharanira ko ubudakemwa, kubazwa inshingano no gukora umurimo unoze bishinga imizi, byose mu nyungu z'ubutabera bubereye u Rwanda twifuza. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, munyemerere nsoze nongere kubashimira kandi nshimangira ko tutazatatira icyizere mwatugiriye. Murakoze cyane. Twongere dushimire perezida w'urukiko rw'ikirenga ku ijambo ryiza ryo gushima atugejejeho, kandi yizeza ko hamwe n'abo bafatanije batazatatira indahiro yabo. Twongere tumushimire. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nyuma yo kwakira indahiro ya perezida w'urukiko rw'ikirenga n'indahiro ya visi perezida w'urukiko rw'ikirenga, mu cyubahiro cyanyu mwageza ku bateraniye hano n'abandi bakurikiye umuhango ijambo mwaduteganyirije kuri uyu munsi. Mwaramutse neza mwese abari hano. Nagira ngo mbanze mbashimire kuba mwaje mwese ngo twitabire uyu muhango wo gushyiraho Chief Justice n'umwungirije Domitira Mukantaganzwa na Alphonse Etiarem.
mbere yo gukomeza ariko reka mbanze nshimire cyane abo basimbuye ariko cyane cyane mpereye kuri Chief Justice ushoje igihe Nteziryayo, abashimiye cyane, bakoze akazi keza. Ubutabera mu gihugu cyacu bwagenze nabi cyane imyaka myinshi, ariko cyane cyane bishingira kuri politiki, ndetse bivamo abanyarwanda kutabana, kutumvikana no kwicana. Ibyo byarabaye, aho niho tuva. Ariko aho tujya nabyo bimaze kumvikana igihe kirekire, ni ahandi, kandi ni ngombwa, uburyo icyo dusaba abantu ni ukubyumva batyo, bakurikiza ibyiza byo kubana neza, bagakurikiza ubutabera n'amategeko tugomba kwisangamo. Ndagira ngo rwose bibe byagarukira aho ngaho, byagarukira ko abantu duharanira kubana neza, kuko twese turi ibiremwa, turareshya. Kureshya mvuga ni mu burenganzira umuntu wese afite, ntawe usumba undi mu burenganzira. Niko ubutabera bwacu rero bukwiriye kubidufashamo. Icyo mvugira ngo bikwiriye kugarukira aho ngaho, sinifuza ko ubutabera bwananirwa kuduha ibyo, hakagomba gukoreshwa ubundi buryo. Nta buryo bundi bukwiriye kuba ubundi busimbura ubutabera. Ariko aho ubutabera butari, aho budakoze, ibindi birakorwa. Icyo mbivugira ni iki: navuze amateka yacu. Muri rusange abantu bose ntabwo babonye ubutabera bifuza bakwiriye bose, ariko hari ababubuze kurusha abandi, hari ababuze ubutabera kurusha abandi. Niyo havuyemo amateka yacu twibuka buri gihe ababaje. Kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho, icyo gihe amategeko, ubutabera bugomba gukoreshwa. Nibudakoreshwa, ibindi bizakoreshwa. Ibyo bigomba guhagarara. Kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva igihe cyose, banabuze n'ubuzima. Hakaba hariho na politiki yaganisha aho ngaho, ishaka kugirira abantu abarokotse, kubagirira nabi, kubasanga mu mago yabo bakabica. Amategeko agomba gukora.
nadakora hazakora ibindi. Ibyo kandi ndabyatuye nababwiye buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Aba bandi bakinisha politike bakavuga amagambo ari aho, ari abari hanze, ari abari mu gihugu, ari abo bafatanije, ndetse bikajyamo n'amahanga akasa naho agiye kubigira ubusa. Ntabwo turi ubusa, ntabwo amategeko yacu, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Nta politike yahindura ubutabera ubusa, ntibishoboka rwose. Ndagira ngo munyumve, si ngombwa ngo muzabibone, ntabwo ari ngombwa, bishobora no guhagarara abantu batabibona. Si aho bigarukira gusa rero, ariko ibyo ni byo by'ingenzi nashaka kwatura. Hari ibindi bitarimo kubana neza, byigwizaho ibintu, umutungo wa twese w'abanyarwanda bose ukwiriye kubuvamo ibibaramira mu byinshi. Bafitemo ibibazo, abantu ku giti cyabo bakawugira uwabo bakawusesagura, nabyo bigomba guhagarara. Kandi nta buryo bundi bwiza bwo kubihagarika bitanyuze mu butabera, bitanyuze mu mategeko. Nta bundi buryo. Ibyo byo sinirirwa nkomeza ngo mvuge ko n'ubundi buryo bwakoreshwa, kuko ndibwira ko amategeko, ubutabera dufite bikoze neza bishobora kubiturangiriza. Kuko igihugu cyacu, buri wese atirengagije aho tuvuye n'aho twari tugeze n'inzira turimo, aho tugana haracyari kure, ariko turifuza kuhagera. Turifuza kuhagera bishobotse vuba, ku buryo bwihuse. Ibyo bitudindiza rero bituruka mu mico mibi gusa, abantu twafatanya tukabirwanya, nabyo byahagarara, bityo igihugu cyacu kigatera imbere, ntikibe igihugu cyahuye n'ibibazo byinshi kikaba igihugu kivuyemo kwiheba ndetse no kubirekera iyaturemye ngo abe ariyo kubirekera ibyo twarekera iyaturemye n'ibindi biturenze, ariko ibyo ntibiturenze. Rero ndabasaba rwose ko twakora ibishoboka, kandi turabishoboye dufatanije, kugira ngo duhindure amateka mabi y'igihugu cyacu binyuze muri ubwo buryo navugaga. Nanone rero reka nongere nshimire abayoboraga ubutabera kuri uriya rwego rwa Supreme Court, Chief Justice wari uriho, kugira ngo ibibazo byabaye cyangwa biriho n'ubu tugikomeza gushaka gukemura, nta kuntu mutagerageje ngo nabyo bishobore gukemuka,
abagiyeho rero bashya nabo barabyumva ko dukwiye gukomeza muri iyo nzira ndetse tugatera indi ntambwe bijyanye n'igihe tugezemo. Mwese ndabashimiye rero kandi nagira ngo mbonereho uyu mwanya tugiye gusoza umwaka mbifurize Noheli nziza, ubunane bwiza, mugire ubuzima bwiza, murakoze.